Yo, this is my people today. At near shop where the sky miss move. Near Pablo Papito Pachino Macton Tigre Casco Pisto. It's your back and shop pocket boy. No the shine the vanilla the queen near shop where the sky miss move. Mumeze mtemeze fresh, umeze neza. Tika nizere ko wowe umukunzi w'ikiganiro Sky Show. Ahanga ku Sky TV Show umeze neza, aho uri hose umeze fresh kandi ko ara akomeje kukurinda kugira ngo tujye dukomeza tugende tubana umunsi ku wundi. So for right now tuje kwiganira nk'ibisanzwe, aho tugiye kuganira kuri no nkuru ya Jacky iri trend yo kuvuga ngo ati yaba yatawe muri RIB. So hari ikintu kimwe kiribazwaho ndetse nagiye mbona na Kensi imfura y'iwacu uriya uhagarariye cyangwa se navuga ngo nyiri kiriya gitangazamakuru cya TV1. So rero ngenda ndeba n'ibyo Dr Murangira Thierry yagiye avuga agarukaho, agenda agaruka ku bintu ngo bijyanye no kuba ari ama platform atanga ama space kugira ngo abantu bavuga ubusa, abantu badafite icyo bari kuvuga kizima cyafasha societe. Ati aho usanga bahabwa space cyane, ugasanga ahubwo aho hagahawe umwanya wa muntu ufite ibintu bizima agomba kuvuga, bikagira umuntu bimarira, bikagira umuturarwanda bimarira, bikagira icyo bimwunguraho, ahubwo ugasanga bo wapa ahubwo abantu benshi cyane bahugiye mu bintu by'amatiku, mu bintu nk'ibyo by'ubumayi bo by'umwanda. So rero tugiye kubana mu kiganiro ni Sky again, anga mu kiganiro Sky Show. Ngewe mbanje kugira ngo ngugezeho update ziri trend kuri no mihanda, ariko kugira ngo tuzivugeho suko mvuze ngo n'ubwa mbere ngo ugiye kuzumva cyangwa iki, ahubwo no kugira ngo tuzigarukeho tugire icyo tuzivugaho. So rero natinze aka kantu tugomba kukavugaho, tukareba ese ubundi koko byagakwiye ko platform cyangwa se zino social media dukoresha hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'aba influencer, aba YouTuber creation ndetse n'abandi aba journalist benda bagiye batandukanye, mugenda mugatanga ama permission yo kuba mwahereza abantu ama space yo kuba bagenda hari bakavuga ibintu by'ubusa koko byagakwiye. So rero iki kintu cyagiye kuzamuka, mbona ari ibintu ati byaciye ibintu hano ku mbuga nkoranyambaga ngo aho Jacky cyangwa se irandangamirwa ko ariko tubivuga gutyo, irandangamirwa aho ati yashwanye n'umugabo wayo, bose bakiha rubanda on the social media, haba ku ruhande rw'umugabo ndetse no ku ruhande rwa Jacky mwenyewe, aho buri wese agiye harabikwa mugenzi we mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, avuga ati uriya nashoboye ibi, ati uriya nazi gutera akabariro, ati uriya ati nta kigenda cyewe n'uburiri twaryamagaho ni ngewe nikurira ibwanjye nigurira amafaranga yanjye, umugabo nawe akajya hari ati uriya mutezi kabisa n'ibiki ibintu bikaba intambara. ese byagakwiye mu gihe hari hanze hari umwana ufite content nziza yakazanye mugakorana, hari umwana ufite impano runaka ukeneye kuba yasapotingwa, then mukamushyira kuri izo kamera, then akapresenting this career yiwe, akareba ko byibuze nawe hari icyo yamumarira mu minsi iri imbere, ahubwo urajya guheza umuntu umwanya uza kuvuga ngo turiya nashoboye ibi, uriya nashoboye ibi, uriya arwaye ibi, uriya ibintu by'amatiku hagati y'umugabo n'umugore, kandi ugasanga ngo umuntu yakoresheje ngo press conference kugira ngo ati agire icyo abwira abantu, kibaza se umukuru w'igihugu ugiye kuvuga ijambo ridufitiye umumaro nkatwe nk'abaturage ni iki ku buryo bamutega amamikoro angana kuriya kose. So dore ikintu cyakabayeho nuko izi platform zo mu Rwanda barashaka ari abantu bazatera kuba izi platform zo mu Rwanda zifatirwa ibihano biri hejuru cyane, ku buryo n'uwasanga asa nk'utushijeho gatoya bishobora kuzamugwa nabi. Kubera iki? Biturutse ku ibyo bintu byo gufata abantu batagakwiye gutunga mikoro b'indiscipline ariko tuvuga, mukabatunga ayo mikoro bakavuga ubusa, rutari buze kugira ikintu bifasha rubanda, rutari buze kugira ibintu bifasha societe nyarwanda. Twiga gukora ama content menshi cyane hano hanze, arahari ama content menshi cyane meza yo kuba wakoramo ibintu abantu bakunda kandi bitajyanye n'amatiku n'ibintu birimo ubundi discipline bwinshi cyane. Nago kugira ngo urye ari uko Jacky yawe yavuze wenyine, hano hanze ari abantu bafite ibintu byinshi cyane byo kuvuga kandi byiza.
apana kugenda ngo ugiye kuzana umuntu ugiye kuza kwandagaza umugabo we ko ariko tubivuga, apana kujya kuzana umugabo ugiye kwandagaza umugore we ko ariko tubivuga. Then kwanga umucuruzi Jacky si ubwa mbere ashyizwe mu majwi na RIB ivuga ati turakwihanangije ibintu n'ibi ukora. Hari igihe yazisanga aho atakagombye kwisanga kubera gucika ururondogoro, kubera ko kwiyumva yuko bamuteze amatwi, akumva ko bamuteze amatwi kandi ari ibintu ahubwo byo kugira ngo ino sosiyete ibashe ko yamubona. Buri gihe bavuga ngo imubone imboga mu menyo, ari ukuvuga ngo we abazi yuko ari gutwika ariko atazi yuko arimo arakora amafuti, kuko zino platform ni platform zikurikirwa n'abana bari munsi y'imyaka 18, kubera ko umwana ari kuri wa phone akahita yirukanyiraho azageraho yumve ubwo busa. Umuntu w'umupapa w'umumama biyubashye nibagera bumve ibyo bintu by'umwanda, cyetse nyine mayibobo nk'izo zose nizo ubundi zagakurikiye n'ibintu nk'ibyo. Gusa hanze hari ama platform menshi ndetse akora n'ibiganiro byiza mwakagombye no gukurikira, ahubwo mu kugira ngo noneho duce imbaraga abo bantu bapostinga ibintu bidafite ikintu bibuza kumarira sosiyete nyarwanda, tubareke tubime izo views, then nabone babona ko wa muntu koko nta kintu kikirimo bazamurika, cyangwa se bamubwira ati duhindure content, izi content za buri munsi zaze kuzuga tukanuka ukandagaza abantu ukavuga wiki. Tuzireke dufate izindi content nzima. So rero ikintu cyari ni iki, nitwige gukurikira ahari ibintu bizima, kandi natwe ubwacu twige kuba twamenya abantu tugomba kuba twakoresha ama interview, abantu tugomba gutunga izo mikoro, izo kamera, tukamenya n'icyo bagiye kuvuga kizima, nimba koko icyo kintu gifite rubanda umumaro, then noneho tukabona kuba twacya-uploadinga tukagihereza abadukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga. So rero ikintu nari nkuzaniye furayi nawe nuko ari amakuru yarimo aravuga yuko yafunzwe. Ntabwo afunzwe, ahubwo nuko bari bamuhaye gasopo bakamubwira ati attention ahangaha ugire aho ugarukira mu mivugire n'imikorere ya bibu, iramuganiriza abundi arongera ataha, gusa ntago afunze. Rero mba nkuzaniye kuri Bobbir kugira ngo twimenyere wagwane ku cyaro ya Sky again ya Kabra Papito Pachino Amagambo Tigre Kasco Pisto. It's a back and sharp back and boy, you know the shine divine the queen ya shop the Jacky move. Tubonane muri update z'ubutaha, aho nawe mo kukuzanira update zigiye zitandukanye. Ciao tuze kubonana ati muzindi update. Ati ngewe wowe kitagomba guhema nuko utagomba kumenya yuko utakoze subscribe, ahubwo wowe banze ugere umenya se nakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi kundi. Wewe geraho ni mutara nayikora kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro ati bya buri munsi nge ukugezaho wagwanira Sky again. Ciao